Nongeye kuguha ikaze wo mushuti wacu kuri TKB Rwanda. Muri iyi video tugiye kureba kuri call forwarding, ariko igihe uzakenera gukoresha, igihe uzaba ufite telefone yawe ariko igiye kuzima cyangwa ifite ibibazo by'amarezo, ifite ibibazo uzi neza ko ugiye kuba utari online. Ushobora kuba uri kumwe n'umuntu cyangwa ugiye kujya ahantu urajyana n'umuntu, uwo muntu araza kuba afite fone iri kuri rezo, iyawe irafunze cyangwa iyawe ugiye kuyifunga cyangwa ugiye kuzima ku mpamvu zinyuranye. Aha tugiye kureba kode uzakoresha kugira ngo ubashe gutumanaho n'abantu bawe kandi fone yawe yazimye kandi utimuye simukadi. Niba uri kumwe n'umuntu akaba afite telefone imwe, ikaba irimo simukadi ziwe, utari buze kumubwira ati ntizanshyiremo simukadi yanjye, uraza ubikora uki? Uraza muri fone yawe, numara kuhagera ukanda aha dusanzwe kwandikira nimero, urakanda akanyenyeri inshuro ebyiri, 6 bisaba kuba ufite connection cyangwa network, nurangiza wemeze hano aduhamagarira. Uraza ukanda akanyenyeri 6 akanyenyeri, ubundi uhita ukanda nimero ya telefone ya wa muntu cyangwa yawe ya telefone yindi. Ubwo turi gutekereza ko ufite telefone ushaka kuza koherezaho cyangwa ushaka kuza kuba uri gukoresha mu gihe yayindi iza kuba yazimye. Uze ukande gutya, ngira ngo urabona ko bahita bakwereka ko email forwarding start. Ubu ngubu ndamutse iyi fone yanjye izimye ukampamagara wowe, umuntu usanganywe ya nimero yanjye irimo hano muri iyi telefone nkoresheje, naza guhamagara nimero yanjye araza kwitabwa n'iriya telefone mubonye nanditse hano. Ni akanyenyeri inshuro ebyiri 6 akanyenyeri nimero ya telefone. Bivuze ngo umuntu uhamagara iriya nimero yanjye y'iyi telefone igiye kuzima, iyi igiye kuzima urabona ni MTN, ariko nahamagara MTN aritabwa n'iriya Airtel nashyizemo. Noneho wakibaza